hari ibintu nabonye byatumye ntekereza cyane. Hari abantu babiri biganaga, bose bari abanyabwenge, bose bafite amahirwe angana, ariko nyuma y'imyaka mike umwe yari amaze kugera kure cyane mu buzima, undi we yari agihanganye n'ibibazo bimwe yari afite mbere. Ibi byanteye kwibaza ikibazo gikomeye: ni iki gituma abantu bamwe batsinda abandi bagasigara inyuma? Natekerezaga ko biterwa n'amahirwe cyangwa ko biterwa n'ubwenge bwinshi, ariko uko nagendaga nitegereza ubuzima bwabo natangiye kubona ukuri. Umwe muri bo yari afite akamenyero gato abantu benshi badaha agaciro. Buri munsi yakoraga ibintu bito cyane, ariko yabikoraga buri munsi. Niyo ibintu byamugoraga yakomezaga gukora, niyo nta muntu umureba yakomezaga gukora. Undi we yakundaga kuvuga inzozi ze, yakundaga gutegura ibyo azakora, ariko akenshi yarabiteguraga gusa ntabishyire mu bikorwa. Aho niho natangiye kubona ikintu gikomeye: intsinzi ntabwo itangira ku bintu binini, itangira ku bintu bitoya umuntu akora buri munsi. Ariko hari ikintu cy'ingenzi cyatumye wa muntu wa mbere atsinda, ikintu abantu benshi batabona. Muri pati 2 nzakubwira iryo banga rikomeye ritandukanya abantu batsinda n'abakomeza guhangana n'ubuzima.